urugo ni rwiza, urugo ni ijuru rito, urugo ni rwiza cyane. So nk'ubu nk'urugero ejo bundi nabonye Pastor Mutesi yagiye mu rusengero rwose ashima Imana, bakatira keke mu rusengero, bafungura champagne, we ashimira umugabo we agaragaza ko aryohewe n'urugo pe. Biriya bintu rero narabirebye numva biranejeje cyane, binkoze no ku mutima. Ari nabyo nakubwiraga, niba uri mu bihe byiza byenjoyinga ubyereke n'abantu, tugatuma abantu bamenya agahinda kacu gusa. Nugira mu byishimo byenjoyinga ubigaragaza, ubifiringa icyo ukeneye gukorera uwo ukunda, utumye uri muri ibyo bihe ugikore mu gihe ugishoboye. Rero umunsi umwe rwose nanjye mu myaka ntabwo nabikora nonaha, ariko ubu ngubu nonaha mfite ibyo nkora, ariko hari igihe kizagera nkategura ikintu nkagikorera umugabo wanjye n'abantu bakanakibona. Ubu ngubu bw'ibyo mukorera nyine ni ibintu nyine mutagomba kubona, ariko hari umunsi ewana nzavuga ati reka nkore ikintu kuki mutari kuyikura mu nzira, mwarangiza mugashaka ko ibintu bigomba kuba murenzaho ntabwo bikunda. Byo manza nimba ari akabazo runaka mwagiranye mugakemure mugacoce muhite muniyunga ko mwabaye muti ngiki ryahannye inyoni niko njya numva. Ubwo abadagukunda icyo ubaye ntako utagize, akaba nta makimbirane mufitanye, ukaba rwose uba wakoze ibyo ugomba gukora nk'umugabo. Umugore ntabwo aba akigukunda, abakwanga, batagushaka, ariko nyine aba ari gushaka impamvu zatuma mutandukana. Icyo niyo mpamvu yindi ishobora gutuma umugore rwose yigarika, akavuga ati abatagukunda. Buriya umugabo wahuye n'ikibazo cy'uko umugore amwima, reka dukoreshe iryo jambo, ubwo aba ari ikibazo gikomeye cyane cyo kuba one day bishobora no kwangira batandukanye. Niba uzi ko nta kibazo mufitanye, inshingano zawe uzikora, menya ko uwo muri kumwe atagukunda, kandi buriya gusenya urugo ntabwo biba byoroshye. Kabone n'ubwo umuntu yaba atagukunda ugira ngo aruvamo gutyo byoroheje, biragora kugira ngo afate umwanzuro rusohokemo yigendere. So muri cya gihe rero akibitekerezaho ashaka impamvu zatuma mushwana, n'izo ngizo nyine azigira impamvu, akabyanga. Ubwo ari nako mukomeza mutongana, ariko arimo ashaka impamvu, ari kugenda abwira abantu uburyo uri mubi, uburyo umuhoza ku nkeke. Ushaka ufata ibyo ubonye. Njye nimba nkeneye umuntu ufite urukundo, ufite umutima mwiza, ukunda abantu utikunda, umuntu uzi gukora, umuntu mbese nyine ibintu byose nshaka mba narabishyize mu mutwe ku muntu nkeneye. Uwo muntu nimubona first of all nzabanza mbone bya bindi ntekereza nkeneye. Nimbibona rero nkagira amahirwe akanyaprocinga tugahuza holala. Hago so ubonye umuntu ngo kubera kanga kubwe kagukunda isufatiraho, ugiye unabona ibintu udakunda ariko urabyihanganiye, ni mu rugeramo nyine uzabumbwira. Ntago ari sawa rwose. Wenda ushaka umugabo uzi gukora cyane, ushatse isonga rero yirirwa yifashe mu mifuka, yayindi uhamagara saa 3, aro baby ndaryamye, hasoni, kandi uwo muntu atari ukeneye duhita umureka. Ntukeneye umugabo unywa inzoga saa 6 z'ijoro muvugana ari mu tubari, ari gukora iki? Rero ibyo byose babisabye Imana irabikora. Ntanywa inzoga, ntagira ute, ntashurashura. Nagisabye n'ibyabaye. Ariko nawe nabonye ari imfura umugabo wawe. Nabonye ari imfura. Aha njya ndeba nkavuga ati uretse urupfu. Uretse urupfu nta kindi. Nibwo rwabatanye. Ntabwo njya numva ko nyuma y'ubuzima hari ubu. Buriya ikosa ushaka gukora reka tumuva mu rugo ni nk'iriya. Njyewe nkora? Oya ntaryo. Nyine ntaryo, ariko uvuga ati wenda bibaye. Oya kuri ari njye urikora cyangwa ari uri kora? Ari wowe. Ubwo niwe waribaza, kuko njye ntaryo nakora cyatuma mpava. Oya ashaka kuvuga ati kika nkoze ibi, bigatuma nyanga se. Ati nanjye nkiga abana umugabo ampoye ubusa, bamba mpoye ukuri. Urumva kumuca inyuma kandi sinabikora. Ibyo byo yabinyangira ko twagiranye amasezerano menshi tubana. Ubwo rero nenze ku masezerano twagiranye, kandi umuntu wari wese nyine iyo musezeranye ibintu ntubikore uko mwabisezeranye, murashwana. Ariko harimo n'undi wahita ukubyatirese ubundi muciye inyuma ntabimenya ari ikibazo. Oya ntabwo ngomba kubikora, ntabwo nabikora. Hanyuma we rero ngiki iriye kosa gukorera, hanyuma ukabavuga ati sinkwabarira.
kuko ushaka kumukunda cyane ukavuga ati njye nubwo namufatira muri ibi namubabarira. Njyewe rero keretse nciye inyuma nanjye. Kuki icyo kinege muzana imbere cyane? Ureda aba yananyanze iwe aba yamaze kunyanga abanesheje agaciro, mbese ntago aba akimbona nyine nk'umuntu uhagije. Ko bivuga yuko abagabo bubatse bashobora kugenda akaguca inyuma ariko ari irari ry'uwo mwanya ari atari irari ry'uwo mwanya urimo urasahura umutungo w'urugo urujyana ibintu byakabateje imbere tayimu wakabaye utakumurira. Uriya mugore wabonye se ari ikibazo afite? Umugore udafite umugabo ntabwo aba ameze neza, n'umugabo udafite umugore kandi ari mu gihe cyo kuba mufite ntabwo aba ameze neza. Umuryango ni mwiza, urugo ni rwiza, urukundo ni rwiza, ni Imana yarushyizeho, bityo rero nta muntu n'umwe uba ukwiye kuba kure yarwo. Niba Imana yaraturemeye urukundo, umugabo ikamurema ikabona bidahagije kabaho wenyine bitashoboka ikamuremera umugore, bivuze ngo nawe mugore ntugomba kubaho wenyine, ugomba kubana n'umugabo nibwo uba wuzuye. Ubwo se niba uri kugenda uri igisenzegera utuzuye urumva uriho neza gute kandi igice cyawe kibura utari kumwe nacyo utagifite? Ari umugore ari wenyine ntiyuzuye, n'umugabo ari wenyine ntiyuzuye. Byuzura iyo muri hamwe muri famiye, kandi nta kintu cyiza nk'umuryango. Umuryango ni mwiza, ibindi byose muri iyi si ntacyo bimaze. Birababaje kubona uri umugabo ugeze igihe cyo gutaha ngo uri gushwana n'abagore, urataha inzu ihamagara, utera migeri y'amasafuriya yandagaye mu nzira. Happy umunsi w'abagore, umunsi w'abagore niriwe nimereye gutya. oya se kandi nigaramiye yarambwira ati mwire mwijyamiye barambwira ati uyu munsi nta kintu nshaka gukora, nta kintu nshaka gukora, ndashaka kukwitaho, ubundi uyu munsi wose ugashira uri umwamikazi. Arambwira ati uri umumama mwiza, uri umugore mwiza, uri umubyeyi mwiza, ndagukunda cyane. Aradutekera, anjyana n'ahantu nyine kuntamo akantu nkunda. Yagutayemo akantu nkunda. Yambwira ati ngwino nje kukugurira ka kandi hanyuma wishime. Uriya munsi wari mwiza, ariko nyine twebwe nta nubwo ari uriya munsi gusa, ni iminsi yose. Yesu reka mbasuhuze cyane kandi mbifurize ibihe byiza. Ni kenshi tuboneka tuganira byinshi bigiye bitandukanye. Ndi kumwe na Firidausi, umukobwa w'Abanyarwanda benshi bakunda, waciye mu mibabaro myinshi, mu gahinda kenshi. Ariko uracyabivuga mwana, ariko yirwanaho n'Imana igenda imufasha. Uyu munsi ibyo bintu uracyabivuga koko? Nimba ubyiziho ubwo nibyo tuba twarabirenze. Niba utabyiziho ubwo ndabeshye. Warabirenze? Narabirenze. Sawa. Imana ishimwe ko byagusize amahoro. Ibintu umuntu arabirenga. Ibintu ndi gukura ngenda mbirenga. Meze neza mwana wa? Nta muntu wahindura ibi. Usibye rugira ushyiramo usibye rugira udushyiriramo imiyaga ibihe bibi tukabicamo. Free. Meze neza mwana wanjye? Ndameze neza. Urakeye? Murakoze. Kurusha ikirere? Kurusha ikirere? Ikirere kirasa nabi pe. Umuntu aba yasa n'iki kirere yaba asa nabi. Oya se kandi ndakirusha. Ikirere buriya ngo gisa neza. Urabona ukuntu iki turiho gisa nabi. Ari hejuru. Keretse iyo cyakeye ubu kirasa nabi, kirijimye. Ubu ngubu ndabona akavura gasa nkaho kari bugwe. Cyabuditse. Yes. Ariko nabonye ari ukuntu burya ngo niyo umuntu yapfuye bashaka kweditinga ifoto bakayitereka hejuru mu kirere, mu bicu. Burya ngo mu bicu ni heza nyine babikora kuri. Ngaye ngukore turakwakiriye hano. Murakoze cyane. Yes, Intoranwa TV ikaze na karibu hano. Abantu bakora subscribe, like, share na comment. Baje no kwa Firidausi. Naho rwose muhanyarukire. Bakore subscribe, bakore share na comment. Iraba byiza cyane kurusha. Yes. Twakiriye umukobwa w'Abanyarwanda ukunzwe cyane, turaza kuganira. Ni umubyeyi, umugore ufite umugabo n'abana. Yesu yaguye ibikorwa kabisa. Umuryango uri kwaguka. Yaguye ibikorwa, yaguye umuryango. Yes, Imana ntako itagize. Murabona ko abyibushye, ameze neza.
ubu noneho mfite n'agakobwa dusa wow ka bucuratura. ufite umwana muto musa gusa mwiza nkawe. Yego ni mwiza cyane. Umwana aba ari mwiza nyine noneho no kurusha ababyeyi. Zene azagira abambaza ngo umenye ute ko ari mwiza, ko ubwiza bwe bukwiye kumenywa n'umugabo we. Umuntu avuga ibyo abona, ibyo utabona ntabwo. Ariko turebera inyuma twebwe. Niba ufite n'umutima mubi ubwo umugabo wawe arabizi. Ntabwo. Ariko twebwe inyuma turazi ko ufite umutima mwiza, ufite n'uruhu rwiza. Innocente. Yes. Ufite na menshi nziza. Cuteness. Aha. Ngayo nguko rero. Urugo rukomereye gute muri no mwisi? I'm okay. I'm alright. Nta kibazo. Nta kibazo rwose. Urugo rumeze neza. By'urugo by'abari neza. Kubera ko iyo bitarimo satani se namwe mukaba nta satani mufite abarurimo, kuko ibyiza rega ni bene rwo babishyiramo. Ese ugira ngo hari biba birimo mwe murabizana mukabishyiramo. Ngo urugo rwiza. Urugo nta kintu cyiza kiba kirimo, ibintu byiza murabizana. Urugo rwiza ni umugisha, umugore mwiza muhabwa n'Uwiteka. Urugo rwiza harya uruhabwa ni? Urugo rwiza se ni ijuru ritoya. Urugo rwiza narwo ruhabwa n'Imana, umugore mwiza umuhabwa n'Imana, umugabo mwiza ukamuhabwa n'Imana. Urugo rwiza ngo rujya muri ijuru rito. Intuze. Ariko none ngo kugira urugo rubi. Urugo rubi? Ngo twana karadiyo. Twana gereza. Twana gereza. Reka muramba barire. Hari ibyo Imana yadusimbukije. Singo. Ariko se umuntu azagira ubuzima buba ari wenyine, ibintu bimukomerere, nagira no mu rugo bimukomerere, ubwo se urumva ibyo byaba ari ibiki? Byibuze kimwe kigomba kuba cyiza da. Ari igihe umuntu cyangwa n'ijyandi bavuga ngo uwarose nawe burinda buke. Ari igihe umuntu abaho n'aba ari umukobwa yanashaka agashaka nabi. Oya, keretse iyo uhisemo nabi. Ugomba guhitamo neza. Guhitamo neza gute? Mukamenya icyo ushaka. Ukamenya umuntu ushaka ko mubana, kuko iyo mubonye uranamumenya. Ariko kwiga umuntu biragoye, kuko si we wamuremye, ntimwariranwe. Njyewe ngende umukobwa nari mfite umugabo nshaka. Baramubonye? Naramubonye. Duhuye rero. Wamubwiwe n'iki ko mutigeze murerana? Ibyo nashakaga narabimusanganye, umutima nashakaga narabimusanganye, ibitekerezo nashakaga narabimusanganye, ubwiza n'ubwitonzi nashakaga narabimusanganye. Wowe se ibyo yashakaga asanze ari urukundo nashakaga narabimusanganye, kandi nawe ukamekinga shuwa k'ibyo ashaka nawe ugomba kubimuhereza ukaba ubifite. Wowe ntabwo ari itotoma avuga ati ibyo nashakaga si byo nabonye. Ibyo yashakaga yarabibonye n'ubajya bimbwira. Yasanze buzuye. Yambwiye ati rwose ibyo nifuzaga ni wowe. Yasanze umeze neza rwose. Yambwiye ati ubundi Imana kuki yagutindije ko igatuma umuntu abanza guhetura urubyaro rwa Farawo rwose kuzageza ageze hehe, kuzageza Mose aje. Nawe yaciye mu nzira zikomeye cyane. None sugira ngo iyo umuntu atarabona nyine urugo ngo wabone umuntu we wanyawe, atarabona urugingo rwe, inkweto ibona iyayo urahuzagurika, urugingo rwe rwanyarwo, ukabona urugingo rwawe, ukabona akabavu kawe, urahuzagurika nyine ushakisha. Ariko nyine ni ukuvuga ngo niyo mpamvu nyine iyo uzi icyo ushaka ntabwo ufata icyo ubonye, iyo utazi ibyo ushaka ufata ibyo ubonye. Njye nimba nkeneye umuntu ufite urukundo, ufite umutima mwiza, ukunda abantu utikunda, umuntu uzi gukora, umuntu mbese nyine ibintu byose nshaka mba narabishyize mu mutwe ku muntu nkeneye. Uwo muntu nimubona first of all nzabanza mbone bya bindi ntekereza nkeneye. Nimbibona rero nkagira amahirwe akanyakurocinga tugahuza horara. Hago zo ubonye umuntu ngo kubera ko ngakubwe kagukunda isufatiraho, ugiye unabona ibintu udakunda ariko urabyihanganiye. Ni mu rugeramo nyine uzabambwira. Ntago ari sawa rwose. Wenda ushaka umugabo uzi gukora cyane. Ushatse isonga rere yirirwa yifashe mu mifuka. Yayindi uhamagara saa 3. Hello baby. Ndaryamye. Hasoni. Kandi uwo muntu atari ukeneye duhita umureka. Ntukeneye umugabo unywa inzoga saa 6 z'ijoro amuvugana ari mu tubari ari gukora iki?
rero ibyo byose wabisabye Imana irabikora. umva po ntanywa inzoga, ntagira ute, ntashurashura. nagisabye n'ibyampaye Ariko nanjye nabonye ari imfura umugabo wawe. Nabonye ari imfura. aha njya ndeba nkavuga ati uretse urupfu uretse urupfu nta kindi Urwo rwabatanye. ntabwo njya numva ko nyuma y'ubuzima hari ubu buriya nk'ikosa ushaka gukora rigatuma uva mu rugo ni nk'iriya. njyewe nkora oya ntabyo nyine ntaryo, ariko uvuga ati wenda bibaye. oya kuri ari njye urikora cyangwa ari we urikora? Ari wowe. ubwo niwe waribaza kuko njyewe ntaryo nakora cyatuma mpava. Oya ashaka kuvuga ati kika nkoze ibi. bigatuma nyanga se? Ati nanjye nkiga abana umugabo ampoye ubusa, bamba ampoye ukuri. urumva kumuca inyuma kandi sinabikora. ibyo byo yabinyangira ko twagiranye amasezerano menshi tubana. ubwo rero ndenze ku masezerano twagiranye, kandi umuntu uwo ari we wese nyine iyo musezeranye ibintu ntubikore uko mwabisezeranye murashwana. Ariko harimo n'undi wahita ukubwira ati nese ubundi umuciye inyuma ntabimenye hari ikibazo. oya ntabwo ngomba kubikora, ntabwo nabikora. Hanyuma we rero ngiki kosa gukorera, hanyuma ukavuga ati sinkwabarira. Kuko ushaka kumukora cyane ukavuga ati nge nubwo namufatira muri ibi namubabarira. Njyewe rero keretse nciye inyuma nanjye. Kuki icyo kintu cyo muzana imbere cyane? Ureta aba yananyanze iwe aba yamaze kunyanga, ahanesheje agaciro. Mbese ntago aba akimbona nyine nk'umuntu uhagije. Ko bivuga yuko abagabo bubatse bashobora kugenda akaguca inyuma, ariko ari irari ry'uwo mwanya atari irari ry'uwo mwanya urimo urasahura umutungo w'urugo urujyana ibintu byakabateje imbere tayimu wakabaye uta ku muryango. Ariko atasahuye. Ntibibaho. Ushaka kubikora ntasahuye. Ni ikihe kigoryi cy'umukobwa muri iki kinyejana tugezemo gishobora kuza ngo ku mugambo gusa ngo kwe keretse ari intuze, keretse ari abapfuburwa ndakeneye umupfubuza akakwishyura batarabona uwuhe wundi kabone n'ubwo waba utamwishyuye muragenda musangire wishyura ibyumba ugire gute we mbabarira. Atagucima ibindi byaha byose yakora wamubabarira. ubundi njyewe cyaha nta mubabarira ni ukunyanga. anyanze yire ubwo nyine twanzandukana. ubundi nta n'ikintu nta mubabarira umugabo wanjye keretse yanyanze ibintu byose. kuko yanyanze ntabwo namwihomaho. wamwizirikaho. oya da. avuga ati ntabwo kwizirika ntabwo byo mbigira. ati nzemera miri gisasu ko bwawe. ntabwo naba akiziritse ku muhoro rero jyewe. ibyo byaba ari akiziritse ku muhoro. yes. rero yanyanze rwose mugabo wanjye ndagukunda nawe urankunda ntiduteze kwangana. ubu nyanze ryaba ari ryo herezo ryanjye ryo ku isahari. ntabwo nabaho adahari. ntabwo washaka undi se? ntabwo nabaho. yes. ariko twagiye twumva no mu minsi yashize twumva ngo abitwa bayeminyawe, tukumva ngo abitwa abande n'abande ngo ingo zahirimye. ubwo nibo ndavuga bazwi cyane bavuzwe muri no minsi yashize. ariko nyamara ugiye kureba usanga n'ubundi yemi ubuzima burakomeje, na wa mugore ameze neza kurenza uko arafite Emi. ntabwo aba ameze neza. uriya mugore wabonye se ari ikibazo afite? umugore udafite umugabo ntabwo aba ameze neza, n'umugabo udafite umugore kandi ari mu gihe cyo kuba amufite ntabwo aba ameze neza. umuryango ni mwiza, urugo ni rwiza, urukundo ni rwiza, ni Imana yarushyizeho. bityo rero nta muntu n'umwe uba ukwiye kuba kure yarwo. niba Imana yaraturemeye urukundo umugabo ikamurema ikabona bidahagije kabaho wenyine, bitashoboka ikamuremera umugore, bivuze ngo nawe mugore ntugomba kubaho wenyine, ugomba kubana n'umugabo nibwo uba wuzuye. ubwo se niba uri kugenda uri igisenzegera utuzuye urumva uriho neza gute? kandi igice cyawe kibura utari kumwe nacyo utagifite. ari umugore ari wenyine ntiyuzuye, n'umugabo ari wenyine ntiyuzuye. byuzura iyo muri hamwe muri famiye, kandi nta kintu cyiza nk'umuryango. umuryango ni mwiza, ibindi byose muri iyi si ntacyo bimaze. birababaje kubona uri umugabo ugeze igihe cyo gutaha ngo uri gushwana n'abagore, urataha inzu ihamagara, utera migeri y'amasafuriya yandagaye mu nzira. hapi njyewe ntabwo nkunda. ariko Frida nabonye umugabo we mwuzuzanya cyane, umuntu uzi ko no guteka abizi. se ni wowe aba yabyikoreye cyane wowe bimwoherezamo? ni ku giti cyiwe nyine. ko nkatwe nimba hari ababibonye bavuga bati barimo bavuze bati buriya niwasanga Frida usamutegeka akababwira ati genda untekere. yego ko wategeka umugabo.
harimo ababikora. Kimugabanya ntabwo namutegeka, ndamwubaha ndanamutinya. aba yaguhaye keya. Ni ugushyira hamwe nyine, ni ukuvuga ngo nimba turi mu rugo akaba atagiye ku kazi, none se kwirirwa aryamye ubundi kandi adasinziriye birafasha iki? Mu minsi yashize rero mu rugo nyine mugenda mukorarana udukorwa twiza dutuma mukomeza kwiyumvanamo, kuko buriya iyo abantu bakundana ndagira ngo nkubwiye ko baba bakundana urukundo rw'agahararo. Uko mwaba mukunda na kose mutarabana ni urw'agahararo, ariko iyo mumaze kubana rwa rukundo rw'agahararo rurashira, hagasigaraho urukundo rwa nyarwo kandi rw'ibikorwa, ntabwo rwa rundi rwo mu magambo. No, mu minsi yashize twarimo twishimira twizihiza ndetse n'umunsi w'abagore. Mbwira rero byagenze gute? Yarashashe, yaratetse, yarakoropye, yogeje ibyombo, byagenze. Niriwe nigaritse umunsi w'abagore. Umunsi w'abagore niriwe nimereye gutya. Oya se kandi nigaramiye, yarambwira ati uyu munsi mwijyamiye. Barambwira ati uyu munsi nta kintu nshaka gukora, nta kintu nshaka gukora, ndashaka kukwitaho, ubundi uyu munsi wose ugashira uri umwamikazi. Arambwira ati uri umumama mwiza, uri umugore mwiza, uri umubyeyi mwiza, ndagukunda cyane. Aradutekera, anjyana n'ahantu nyine kuntamo akantu nkunda. Yagutayemo akantu nkunda. Yambwira ati ngwino nje kukugurira ka kandi, hanyuma wishime. Uriya munsi wari mwiza, ariko nyine twebwe nta nubwo ari uriya munsi gusa, ni iminsi yose. Oya, ntabwo ari iminsi yose, urabeshya. Ni ukuri, ni iminsi yose pe. Iminsi yose ni iy'abagabo. Hahandi uba usanga iminsi yose ni iy'abagabo, niyo mpamvu abagore tubaharira umunsi umwe. Ni hahandi uba usanga hari abagore baba batifuza yuko umugabo aguma mu rugo, ariko njyewe nakifuza ko ahaguma n'umwaka ugashira. Gusa nyine dufite uko turi kubaho da, ntabwo navuga ngo yijya gushakisha tuhaguma inzara twice. Dufite uko turi kubaho, nakifuza yuko ahaguma n'umwaka ugashira, from Monday to Sunday 24 hours turi kumwe. Ariko none ikindi kirenze ni inshuti yanjye, iyo turi kumwe tuba turi kuganira utuntu twinshi, udustori twinshi. Reka turebe, hari abantu bahuza amateka n'ubuhamya, cyangwa se bahuza ubuhamya, reka mbivuge uko gusa. Niki kintu basanze mugabe muhuriyeho? Avuga ati amateka yawe hari aho bihura n'ibyanjyeho mu gace. Ikintu duhuriyeho twese, turi sociable, tugira urukundo, tugira impuhwe. Ntabwo twikunda. Urekunda muko? Urekunda ndakuzi. Oya, ndi kuvuga mu rukundo we. Mu rukundo rwanyu. Ntaho kwikunda, ugomba kwikunda ko nutikunda ntawe uzakunda. Mu rukundo rwacu ntawe wikunda. Yes. Mbere yuko ndeba ibyo atatunganyije, mbanza nkamenya niba ibyanjye nanabitunganyije 100%. Kuko hari ukuntu umuntu akomeza yita ku makosa y'uwundi, nyamara we ibyo akora nabyiteho kabikora. So jewe mpangana no kwita ku byanjye, ku nshingano zanjye nkazuzuza, ibyo ngomba gukora iwanjye n'ibyo mugomba nkabyuzuza, hanyuma nawe akuzuza ibyo, bityo bigatuma nyine buri wese twese twuzuzanya. Yes. Nta n'umwe ubangamira undi, nta n'umwe ukosereza undi. Waba hari ikintu ukoze kitari sawa, ukamenya ko icyo kintu ugomba kwica ikiru. Ibyo murabihuza? Umva, twaranabivuganye. Ikindi twavuganye kandi tukanagihuza, kutajya turakaranya. Kutarakaranya? Niba habayeho ikosa, muhite muri handoringa byihuse. ufata umwanya nyine wo kurakarira umuntu, kuko ntabwo bikemura ikibazo. Nimba habayeho ikintu nyine kitari cyiza, kwa kundi usanga umuntu yajunjamye, arayareba iriya nyine atavuga, yarakaye ewana, yatumbye. Ibyo bintu twabati umuntu uzabikora azaba ari gutandukira igihango. Ni ukuvuga ngo iyo havutse ikibazo muhita mugikemura byihuse. Umva, mbere yuko tugira ibintu tujyamo, turabanza tukicara tukabikemura, tukiyunga, bikarangira. Uretse ko nta n'ibyo tujya dupfa nyine, nta n'ikibazo tujya tugirana. Ariko kibayeho, iyo kibayeho nyine uretse gato, ubu kuva mwabana nta kibazo muragirana? Ntacyo kirahari, ntabwo habura akana gatoya. Ese ubu ni igihe? Ntabwo habura akantu na gato.
n'utuntu dutoya Nyine namuhamagaye dutoya, wenda nyine yanyitabye ako gato niko kandi nshaka. yampamagara nyine agahita ambwira sorry sheri byagenze gutya na gutya impamvu ntagufashe mbere y'ibindi byose nyine nibyo ahita abanza kumbwira yego ariko nta kintu nyine kirabaho we njye nyine wenda nta gihe kinini gishize niyo mpamvu urumva turacyafite ariko burya iyo abantu bamaze kubyara bamaranye igihe ni imyaka 2 ubundi twebwe kandi mbere byandi bavuga ngo burya iyo umugore abyara n'ingeso iravuka gutyo gake oya njye naramubwiye ati wowe uzaca agahigo sheri aho kugira ngo mbyare ubyara ingeso ahubwo njye mbyara ubyara ibindi bintu byiza ibintu bibe byiza kurushaho uretse ko nta gahunda dufite yo kuzuza isi tugira abayirwa abo dufite bikagenda neza ubusa n'uzabyara nka batanura oya ubu bucura yarabonetse ubu byararangiye uretse kandi ibi nawe ugiye kuvuga keretse ntabinsaba nayo ugiye kuvuga rero ntabwo ndi bubyumve neza keretse ntabinsaba uretse nkubaza ikibazo nsubiza sibyo abana wari ufite sibyo uretse ko bahise bababe n'ubundi kuko niwe ubitaho sibyo kuko nimba n'uwababyaye uvuga abana mufite uretse ibyo bindi nyine impamvu narayishyizemo ako kandi kantu ni uko mwahuye abana bafite oya vuga abana mufite ibyo bindi byararangiye ibihe bya kera byararangiye igihe umwana ejo yakura abana ndashaka ibyo byihorere nta kibazo navuga ngo yibyarire n'abandi none se ubundi po barekana n'abagire n'inama yibyarire n'abandi da kana n'abagire n'inama nimushake muvuge ngo umenye ibyawe ariko ngo ubyara abana 5 nta bushobozi ufite bwo kubarera bose ngo ubiteho bahaze ibyo bifuza byose byara umwana umwe cyangwa 2 bwa bushobozi wakanyanyagije muri 5 nabwo budahari ubupakire kuri uwo mwana umwe cyangwa 2 ni ukuri bazavamo abana beza b'ingirakamaro nunava no muri iyi uzahava wishimye bitewe n'ibyo wabakoreye bitewe n'uko basize wowe ngo bagira ari 5 usanga umwe yagiye kurererwa kwa runaka undi yagiyeho abandi bagiye mu kazi ko mu rugo abandi bagiye gupagasa hehe wafashe umwe wakirereye umwe wakirereye 2 ukareka 5 ko kandi buriya udafite ubushobozi ufite umwana umwe katakunanira kugira ngo wamuburira ishuri ariko bufite 5 bose bakeneye kwiga mama yake niko bakeneye kurya ikiro cy'ibiro 2 by'umuceri ahaha babarira rero muri iki gihe ntabwo kubyara abana benshi ari byiza pe nta n'ikiza cyabyo burya ufite akana yaba kamwe yaba 2 biba bihagije wowe ukamenya inshingano nyine ukabitaho bihagije urugo rwiza n'umugisha ariko biranagaragara rwakuguye neza we biragaragara shangiye ibyo bibazo by'abantu nyine bavuga ngo ingo z'iki gihe ntabwo ndimo atazagira numbwira ngo byihorere shanga uzaba ureba ngo bawitonze ngo bucecetse buriya tujya tuba turi mu bihe byiza tujye tubyenjoyinga ko nugera mu bibi ntawe ukubwiriza kubibamo ye ntawe ukubwiriza kubabara birikora so rero niba uri mu bihe byiza witeganye ibibi ese Fridawo komeza ukora ibyiza unateganya ibyiza nibwo bizatuma ukomeza kwiberaho neza Fridawo ubundi bo urebye ubona nk'abantu bakunda wenda gukora ibyaha byo gucana inyuma irebye ubona biterwa n'iki ni ingeso none ko bavuga ko ingeso ishira uko nyirayapfuye nyine menya ko niba umufite uguca inyuma ntabwo azabireka ntabwo yabireka neza ugira ngo ajya kumuca inyuma haba umugore umugabo ajya guca ntabwo umuntu yisubiraho cyangwa se Imana ntabwo ihindura ntabwo iyo ni Imana ntabwo ari umuntu niba afite ingeso niyo mpamvu bavuga ngo ipfa nyirayo yapfuye ntabwo ashobora kubihindura kandi nta n'umuntu ucikwa no guca undi inyuma ngo yacitswe iyo ni ya ngeso ni ryarari riba rimurimo wenda akararukira ibintu umuntu runaka wenda akabona anamugezeho byoroshye menya ko rwose nuko ameze ingeso yabyutse yatangiye kwiyereka yatangiye kuba uwo ari we nyine wenda yari agitinya agifitemo akantu kakubahiro buriya kandi iyo umuntu ari no kubikora nta nubwo aba yubaha uwo bashakanye kuko ubaha uwo bashakanye ntabwo yabikora kuko uramwubaha ukanamwubahisha bityo rero ntabwo watinyuka kujya mu tundi tuntu umusize ndetse n'iki yaba ataguhaye keretse uzavuga yuko yamuhoye yuko atajya yemera nyine gukora ibyo bintu wenda umugore we cyangwa umugabo we wenda atabimukorera ibyo byakumvikana
ariko se nimba bikorwa gute uhindukira kandi ngahe ngo njye ntabwo mbisobanukiwe ibyo bintu, mba numva ari ingeso. none se reka nkwereke, ubu ntabwo umugore ashobora kunanirwa kuganduka neza uko bikwiye umugabo akajya ahandi, kubera icyo uhajya mwabiganiriyeho, kandi niyo mpamvu bajya bavuga kandi wenda umugabo amubwira ati hindukira ndeka ninaniriwe. aho buriya kugira ngo uhite ufureka ufigize uceceke, kuko wenda hari n'igihe umugore ashaka kubivuga noneho umugabo agahita arakara ntiyongere kuvuga, buriya ntabwo ari byiza. ahubwo nyine murabiganiraho ukamubwira ati mada wari uzi yuko ibi bintu uri gukora bitera ingaruka izi n'izi, ukamuganiriza. buriya abagore nyine hari igihe bavuga ngo ni nk'abana, iyo umuganirije neza buhoro arakumva, apana nyine guhita umwuka inabi n'ibiki, ahubwo ukamubwira ati ibintu uri gukora bitera ingaruka, bigira ingaruka, kandi ibi bintu ndi kukubisaba bituma ibintu bigenda neza mu rugo, so ibyo uri gukora rero bifite ingaruka, byazantera wenda kuguca inyuma n'ibiki, kandi agukunda mugore mwiza sinakifuza ibyo bintu kubikora. ati nta nubwo kuba mbi kugukenera ari uko nkwanze, ukamubwira neza, aho atabyemera akavuga ati sinzongera. ariko iyo umutse umurakarira ukamubwira nabi uba ubyishe rero sasa. ubu byishe byose, ubwo abantu babimenye ni ukuvuga neza mu rugo, ntago ari ugufata ibintu nyine, ubundi ni ugufata ibintu byakabaye ikibazo wowe ibyo bibazo ukabikuraho, ntubigire ikibazo. niyo mpamvu mubwira ati ibyiza nimwe mubyizanira n'ibibi nimwe mubyizanira, kuko wabishatse ibyo byaba ikibazo, wanabishatse nta kibazo cyabaho, mwabyumvikana mukabikemura. kandi umugore rwose umubwiye gutyo nkubwiye ukaba nta kindi kintu umubangamiraho, nta nzara wamwicishije nimba ari no mu rugo, rwose ntabwo ibyo mwabipfa rwose. yego, ariko nanone umugabo nimba nta makimbirane mufitanye, kandi mujya muba mufitanye amakimbirane, mbere y'uko mujya muri ibyo ngibyo mujye mubanza mukemura amakimbirane mufitanye. nyine nyisese amakimbirane nyine niyo ngo byose niho bigenda bikomoka ahanini, niyo mugomba kubanza gukemura mbere y'uko utangiye ibyo bindi. kuki ahubwo mutari kwita ku bintu biri guteza ibyo bibazo igitera, kuki mutari kuyikura mu nzira, mwarangiza mugashaka ko ibintu bigomba kuba murenzaho, ntabwo bikunda. byo manza nimba hari akabazo runaka mwagiranye mugakemure, mugacoce, muhite muniyunga ko mwabaye muti. ngiki ryahannye inyoni niko njya numva. ubwo mbaye igenda bizara abantu bakuru bari kundeba. hari umugabo ugiye uvuga ati ntako mba ntagize ngo ntangeke ya pe, atariko ati rwose iyo ngeze mu rugo umugore wanjye yanga guhindukira, umugore wanjye yanga ubwo aba atagukunda. ubaye ntako utagize, akaba nta makimbirane mufitanye, ukaba rwose uba wakoze ibyo ugomba gukora nk'umugabo, umugore ntabwo aba akigukunda, abakwanga, batagushaka, ariko nyine aba ari gushaka impamvu zatuma mutandukana. niyo mpamvu yindi ishobora gutuma umugore rwose yigarika, akavuga ati abatagukunda. buriya umugabo wahuye n'ikibazo cy'uko umugore amwima, reka dukoreshe iryo jambo, ubwo aba ari ikibazo gikomeye cyane cyo kuba one day bishobora no kwangira batandukanye. niba uzi ko nta kibazo mufitanye, inshingano zawe uzikora, menya ko uwo muri kumwe atagukunda, kandi buriya gusenya urugo ntabwo biba byoroshye, kabone n'ubwo umuntu yaba atagukunda ugira ngo aruvamo gutyo byoroheje, biragora kugira ngo afate umwanzuro rusohokemo yigendere. so muri cya gihe rero akibitekerezaho ashaka impamvu zatuma mushwana, n'izo ngizo nyine azigira impamvu, akabyanga. ubwo ari nako mukomeza mutongana, ariko arimo ashaka impamvu, ari kugenda abwira abantu uburyo uri mubi, uburyo umuhoza ku nkeke, uburyo noneho wazibeshya noneho ngo ukabikora ngo mutabyumvikanye, ukaba uhuye n'ibibazo sasa, ibibazo bikaba birikubye. rero umuntu umuhana avayo n'umuhana ajyayo, sibyo? ubu tuvugana hari abagabo bamaze nabo kuva mu ngo, pano no kuvuga ngo n'abagore ngo nibo bagenda, ariko abagabo nibo bakwiye kujya bagenda already. niba ubona umugore atagukunda igendere,
neza uratuma umugore ava aho ngaho n'abana koko niba mubafite yirirwe yangaza abana jya umureka wigendere nyine nakundi aruvemo agende kuko we agenda wenyine naho umugore ajyana na byinshi. umugore ashobora kugenda nk'ikintu gishobora gutuma umugore agenda ni nk'iki? kuba adakunda umugabo, kuba umugabo nyine amubangamira, hari kuba atamukunda wenda nta n'icyamutwaye, cyangwa umugabo nyine akaba nyine ntabwo yuzuza inshingano ze, aramubangamira, aramuhohotera, mbese nyine bigatuma ese umugore se buri umugabo atakubise umugore yamubangamira gute? atamukubise atamuciye inyuma ngo wenda avuga uti umugabo azanzanira uburwayi? udakora inshingano zindi, kwita ku mugore we, nyine agatanga ibikenewe mu rugo, akita ku bana. n'umugabo aba agomba gukora ibintu byinshi n'umugore kandi agakora byinshi. ugomba kwita ku rugo rwawe ukamenya ko kabone n'ubwo umugore nta kintu yaba yazanye, wowe wababeshaho abo bantu ufite niba ari 5 mu rugo, kuko ejo yatwita bikagenda nabi akamara igihe aryamye mu bitaro, ugomba kuba uzi neza yuko urwo rugo rwipevera ukarwitungira ukarushobora. abagabo rero batabasha gutunga n'ingo baranasuzugurwa, ugasanga abagore bari kubaca amazi, yaba ari nawe noneho utanga iposho umugore nta n'ikintu uba uvuze. ubwo rero abagabo baba bagomba gushaka bazi neza ko urugo bazarushobora. noneho iby'umugore nimba bihari nyine hari ibyo afite akora, bikaza none hari inyongera, bigatuma ahubwo mutera imbere cyane. nuti kuvuga ngo tuzafatanya ngo kugira ngo tuzishyure inzu, ngo nuko uzazana 50 nanjye nkazana 50 tukishyura 100, bityo 100 njye sinaribora. niba uzi neza yuko utazabasha nimba mukodesha ngo wishyure inzu, uhahe ibintu byose ube wabikemura, bibijyamo nta gaciro uzahabwa. Tiwabiretse ntabwo nti kuvuga ngo wenda abagore bajye bigarika bange gukora ngo muzabatunga, nabo baze bakora ariko bongere kuri bya bindi mufite, umuryango nyine uzamuke. niyo mpamvu uzanasanga abantu babana bagahita batera imbere. burya nuko nyine umugabo yagiye gushaka abifitiye ubushobozi, ko gushaka n'ubushobozi. noneho n'umugore yaza bakungikanya nawe akazana ubushobozi bwe n'undi akazana ubwe, bagahita ubona abantu bateye imbere. nicyo kibitera. naho ndipo urugo ni rwiza, urugo ni ijuru rito, urugo ni rwiza cyane. so nk'ubu nk'urugero, ejo bundi nabonye Pastor Mutesi yagiye mu rusengero rwose ashima Imana, bakatira keke mu rusengero, bafungura champagne, we ashimira umugabo we, agaragaza ko aryohewe n'urugo pe. biriya bintu rero narabirebye numva biranejeje cyane, binkoze no ku mutima. ari nabyo nakubwiraga, niba uri mu bihe byiza byenjoyinga ubyereke n'abantu, tugatuma abantu bamenya agahinda kacu gusa. nugera mu byishimo byenjoyinga ubigaragaza, ubifiringa, icyo ukeneye gukorera uwo ukunda, utumye uri muri ibyo bihe ugikore mu gihe ugishoboye. rero umunsi umwe rwose nanjye mu myaka ntabwo nabikora nonaha, ariko ubu ngubu nonaha mfite ibyo nkora, ariko hari igihe kizagera nkategura ikintu nkagikorera umugabo wanjye n'abantu bakanakibona. ubu ngubu bw'ibyo mukorera nyine ni ibintu nyine mutagomba kubona, ariko hari umunsi ewana nzavuga ati reka nkore ikirori runaka cyo kwishimira urukundo ndimo, urugo rwiza ndimo. ibyo ngibyo aba ibyo nkora. hamwe hari abantu bakora ibirori babikorera ama anniversaire, babikorera ibirori runaka, ariko gihe hari ikirori nzategura cy'urukundo. mbyenjoyinge ngira umunsi wabyo. ni ukuvuga ngo iyo ubonye abandi bishimye mu rukundo rwabo tuvuga ati aba ni twe, ndavuga ati one day uyu ni njye, one day naye nzajya mbikora. ariko nyine no mu gihe tutari gukora biriya nyine ngo tubyereke abantu, tubikore mu rugo iwacu, tubyereke abana, nabo nyine bakurana urwo rukundo, bakure bumva ko bagomba kugira urukundo, bagomba gukunda ndetse bakanakundwa. tubirage abo turi kumwe, kandi nyine mubikore nyine atari na ngombwa ngo mubyereke abantu gusa, aba ari nako mubayeho nyine muri ubwo buzima bumeze gutyo. abantu babyumve neza, urukundo si amagambo. nakubwiye ngo urukundo rw'amagambo rurangira no guteretwa.
iyo mubanye Paul ni ibikorwa ndagukunda ntibigikora nayo yivuge byo kuvuga ati morning baby umeze ndagukunda ubivuge ariko umuntu abana n'undi kubera ibikorwa mukorera nicyo gituma mubana mukagumana mugasazana iyo ibikorwa ntabyo ntimubana bya bindi mwirirwaga nyine wumva ngo wamubuze wabuze amahoro twari igihe umuntu agenda zo kumva yaba atanagarukaga vuba ibyo bintu urabyumva wakakwiye kuba wicara wifuza yuko mwakabaye muri kumwe rero ibikorwa mukorerana nibyo bizatuma urugo rwanyu ruramba ntabwo ari muri ndagukunda gusa kuko ngo numva ngo ntatandukana nawe gusa birahagije mwiteho umukorere ibyo ushoboye gukora ibyo ari byo byose umwereke ko ewana ari uwa mbere mwereke ko nta muntu umurenze umukorere ibintu byinshi kandi byiza icyo gihe bizatuma kwiyumvamo cyane kandi kuri buri ruhande yaba umugore cyangwa umugabo niko bikwiye kugenda ngaye nguko rero dusoza ikiganiro cyacu ngira ngo abantu barabyumvise neza inama impuguro Firidausi yatanze ku bubatsi ngo ariko nanone aravuga ngo urukundo ugaragaza urukundo amarangamutima yo kuwukunda si mu magambo n'ibikorwa birakenewe kandi kanwa naha agaciro cyane wavuze aravuga ngo niba shere wawe mugiranye ikibazo mwaba mubana cyangwa mutari mwabana aho ngenda bivuga gutyo nabishyigikiye biriya bintu wavuze uravuga ngo ntukwiye kubyimba ngo utumbe nimba uri umugore cyangwa uri umugabo ngo ukomeze kurakara ahubwo icyo kibazo mu gihande uringi mu bikemure bite birangira hari n'ukuntu wenda uba uri kumwe n'umuntu udakunda gusaba imbabazi udakunda nyine hari ukuntu nyine ikintu kiba ariko hakabura umuntu wakitora ngo nyine azane icyo kintu mu kiganireho ugasanga buri wese yifashe nubona mugenzi wawe yifashe atari kuzana nyine icyo kibazo ngo mugikemure wowe mwicaza umubwira ati ibi n'ibi nyine uvuga ukuntu byagenze nyine ubwo ati wenda byambabaje nubwo atari we wakoze amakosa aba ariko ari wowe utangira inzira yo kugikemura ko hari abantu batajya nyine babinkwakuzi mu gukemura ibibazo by'urugo cyangwa se by'abakundana reka mvuge gutyo nimba ubona mugenzi wawe atari kwameza jya umufasha ariko icyo kintu kirangire kuko iyo ukomeje ukabibika hari ukuntu abantu barenzaho ukavuga ati kireka mbe nkihoreye reka mbirenzeho nyine ugenda urenzaho hari igihe biturika noneho bigaturikira ku kantu gato hari igihe bisandara noneho bigasandarira kuri gato ku kantu katanabaye ikibazo urugero wenda ugasanga nyine umugabo amaze iminsi abika ibintu yakomanga rimwe kabiwanze gukingura akinjira atonga navuga nabi ibintu kavuga se nkoze iki kumbe ari ibintu byinshi inyuma byinshi cyane kubera ko ntimujya muvuga nyine uragiye wenda uri umugore utitaye no ku gikombe igikombe utitayeho kigahita kiba ikibazo kuki cyari kiri aho ngaho ntabwo uzi aho kigomba kugera kumbe ibibazo bihari ahubwo nyine yamakureba kumva umutege bujuri ariko yaranabuze nawe ahera avuga ugasanga akantu gato cyane kabaye ikibazo gikomeye buri kibazo cyose mu rugo muba mukwiye kugikemura muba mukwiye kukirenzaho ngo mukihorere kuko ntabwo kirangira ikintu kirangira iyo cyakemutse nimba ari ukubabarirana mwababaranye byarangiye ubuzima bugakomeza reka tugushimire cyane wakoze murakoze cyane